Ndabashuhuje nizere ko muri amahoro. Tugiye guteka imboga brokoli hamwe na karoti. Imboga ziryoshye cyane ziteguye mu minota mikeya kandi mu buryo bworoshye. Hanyuma hano mfite brokoli nari narazishyize muri firigo, namaze kuzikata. Iyo ugiye gushyira ibintu muri firigo ni ngombwa ngo ubanze ubironge, ziranaronze. Hanyuma noneho murabona ko nari narazikasemo ibice binini, ngiye kongera nzikatemo utundi duce kugira ngo zibe ntoya zize kunyorohera mu gushya vuba. Hanyuma rero murabona amaze kuzikata gutya, ntabwo zose nazikoresheje, nkoresheje 1/4 cyazo kuko ngiye gutekera abantu 4, ntabwo ari abantu benshi. Hanyuma noneho dufite na karoti nayo ngiye kuyikata. Ntabwo nzi ukuntu babyita uburyo ngiye kuyikata, ariko nta nubwo ndi umuhanga mu gukata karoti. Ngiye kuyikata uku nguku, hanyuma nimara kuyikata gutya ndaza kongera kuyisubiramo tuno duce, nongere ngende ntucamo kabiri. Imboga zacu twamaze kuzitegura, noneho tugiye guhita dutangira guteka. Ngiye kubanza guteka brokoli muri utu tuzi dukeya. Murabona ukuntu tuno tuzi tungana, ni utuzi duke cyane. Ngiye kongeramo umunyu, hanyuma ntureke tubire. Noneho utu tuzi dukeya nitumara kubira, ndahita nshyiramo za brokoli. Brokoli rero ukuntu nzishyiramo uku nguku, urabona ko utuzi ni dukeya. Ntabwo nzipfundikira ngo nzireke zishye, ahubwo ngiye kugenda nzisimbiza ziri hasi zijye hejuru kugira ngo zibashe gushya neza, kugira ngo zose zibashe gushya. Aha ngaha rero ntabwo nziteka iminota myinshi, ni nk'iminota nibuze 2 aha ngaha muri utu tuzi, ubundi nkahita nzikuramo. Narangiza noneho nkahita ntangira nkategura n'ibindi. Murabona ko zirasa n'izigiye gushya, ntabwo zahiye neza, zirasa n'izigiye gushya. Hano nabaze inota 2 yonyine. Hanyuma rero tugiye guteka na za karoti. Ngiye gukoresha amavuta ya coconut, ndayakunda cyane mu mboga, arahumura cyane, ahumura neza. Hanyuma hano ndahita nshyiramo na black pepper, noneho na tungurusumu. Tungurusumu nazikase, noneho ntabwo nazirapye, nkunda kuzirapa, ariko uyu munsi nazikase. Hanyuma rero duhite dushyiramo na za karoti zacu. Karoti hano urateka ku muriro uringaniye kugira ngo udashyiramo ikiriro cyinshi kikazibabura. Ndazicanira hano ku muriro mukeya, nibuze iminota igera muri 3. Nazo ntabwo nzicanira iminota myinshi, iminota 3. Nongere mpfundure, hanyuma nindangiza ngaragure. Murabona ko nazo zahinduye ibara, zitangiye gusa n'izigiye gushya. Aha ngaha muri ino resete si ngombwa ngo karoti zawe zize gushya, usa naho wenda kuzihisha. Noneho rero za brokoli nazo tugiye guhita tuzishyiramo. Ni imboga zoroshye cyane kuziteka, biroroshye cyane mbese. Noneho rero aha ngaha imboga zacu uhita wongeramo ka soy sauce. Soy sauce ni ubushake bwawe, ushobora kuyongeramo cyangwa ntuyishyiremo. Aha ngaha rero nkoresheje ya soy sauce iri light. Iyo ushyizemo yindi ya dark ihita bihindura umukara, uba ubona bidasa neza. Kubera ko brokoli nari nazitekanye umunyu kandi nkaba nongeyemo soy sauce, muzi ko ibamo umunyu, nta wundi munyu ndi bwongeremo. Hanyuma rero imboga zacu tuzitetse iminota mikeya cyane, ntago iminota irenga 10, ni iminota mikeya cyane rwose. Murabona ko imboga zacu zahiye. Cya gihe maze gushyiramo soy sauce nahise mpfundikira iyindi minota nk'ibiri. Hanyuma karoti zacu ntabwo zihiye neza, ariko brokoli zacu zahiye. Karoti ntabwo nashakaga kuzihisha neza cyane, kuko na rero nteguye imboga zacu za brokoli ndetse na karoti. Nizere ko turi kumwe neza kurinda ino video irangira. Bye bye.